Rero nkabanje kugira ngo twiganirire ku makosa aba diaspora cyangwa umuntu wese ugeze i Burayi akora. Ibyo nicuza nkanjye nk'umuntu bivuye muri experience yanjye y'imyaka 6 mbaye inaha muri Norvège. Yes, ikaze kuri Emmanuel Travel Show. Umunsi ngira ngo murabona ko ndi hano ku nyanja, inyanja yose murayireba. Rero nkabanje kugira ngo twiganirire ku makosa aba diaspora cyangwa umuntu wese ugeze i Burayi akora. Ibyo nicuza nkanjye nk'umuntu bivuye muri experience yanjye y'imyaka 6 mbaye inaha muri Norvège. Ariko tugiye kugenda twiganirira mbatembereza mbereka nuko ibintu biba bimeze hano. Amakosa agera muri 5 cyangwa 6 umuntu wese ugeze muri Norvège ashobora gukora kandi agahora yicuza, cyangwa se nimba nabyita amakosa cyangwa ibintu nicuza ko mba ntarigeze nkora igihe nageraga inaha ngaha. Ubwo rero tugiye kugenda tuganira kuri ibyo bibazo, mbatembereza no mu makaritsiye y'ahangaha mbereka uko haba hameze. Rero urabona ko nicaye ahangaha ku nyanja. Hano hari agatebe, reka mpaguruke mbereke. Hari intebe baba barashyizeho kugira ngo abantu baze biyicarireho. Urabona hari amabuye meza cyane, hariya hepfo ni ku nyanja. Ngira ngo nje hano hejuru ndabereka uko bimeze. Ngira ngo hariya hirya hose ni inyanja, ipfiriya kugenda kugera iriya hose ni inyanja. Ariko wagaruka hano inyuma hari amazu meza cyane. Ngira ngo urareba iyi view uko imeze. Akayira kanzanye ngaka, akayira kanzanye naka, ni ahantu baba barakoze kugira ngo abantu ubuzima bugende neza. Impamvu rero nje hano no mu byo ngiye kubabwira nabyo biri muri iyi mpamvu yatumye nza ahangaha. Ariko ntago ariho ndi bugume, tugiye kugenda twiganirira buhoro buhoro, maze nawe wumve ko aya makosa waba warayakoze, cyangwa se urebe nimba koko nawe ariko byakugendekeye. Rero twagiye, reka tugende tuganira. Njyewe maze imyaka igera muri 6 nje muri iki gihugu, ariko hari ibintu byinshi nshobora kukubwira naba nicuza cyangwa se nakozemo amakosa, ariko ntifuza yuko undi muntu wese yakora. Ndetse n'amakosa menshi famiye zacu ziba zidukorera, abafite famiye ndetse n'abadafite famiye, ibyo ushobora gukoramo amakosa, haba ku basigaye iriya bari muri Afurika, cyangwa se kuba nawe ubwawe ku giti cyawe uri hano. Rero ibyo bintu nibyo tugiye kugenda tuganiraho buhoro buhoro. Icyambere ni ukugira amarangamutima menshi, cyangwa se kugira ibyishimo byinshi mu gihe ugeze inahangaha. Njyewe nkigera inahangaha, urabizi iyo umuntu ageze i Burayi, nahageze ndi kumwe na famiye yanjye n'abana. Ubwo umuntu arahagera ukabagira ibyishimo byinshi, ukaba excited, bigatuma abantu wasize amatelefone aguhamagara umunsi ku munsi, nawe uhamagara n'abo mwari inshuti kuva kera utigeze ubonaho, umaze imyaka myinshi utarabonana nabo, ariko ukabona icyo gihe bari kwitayeho, bari kuguhamagara bakubaza yewe runaka, tumaranye igihe kinini tutabonana, amakuru bimeze bite? Mbega ubukunzwe amatelefone bumeze nka minisitiri uri guhamagarwa, cyangwa umuntu ukora muri leta. Kubw'iyo mpamvu hari amakosa menshi rero umuntu agenda akora.
abantu urabizeza ibitangaza, ukabemerera amafaranga, nzaguha iki, nzagukorera iki, ibintu bizagenda neza, nzaguha iki. Ariko uguhamagaye wese nta telefone nziza ibiguhamagara ikubwira ikintu kizima, kukubwira ngo umwana yarwaye, runaka ari mu bitaro, naguye, umwana bamwirukanye ku ishuri. Mbega buri telefone yose, buri muntu wese uguhamagaye ni icyo kibazo aba akubwira. Aha hantu rero murahabona ni ahantu haba hari udutebe abantu baza bakiyicariraho. Ngira ngo ugiye n'aha haruguru, ahangaha urabona ko mufite nk'inyama zo kotsa, muraza, iyi ni imbabura. Iyi ni imbabura, uraza ugashyiraho agatimba cyangwa ka kantu bokerezaho, munsi mugashyiramo amakara. Urabona ko aya ari amakara, aya ni amakara abantu baba baragiye bagira. Mukotsa inyama yanyu, mwarangiza mukicara nk'aha ngaha kuri iyi ntebe y'amabuye. Iyi ni imeza, iriya ni intebe, n'iyi ni intebe, n'iyi ni intebe. Cyangwa se mukicara he? Mukicara hariya. Twakomeje rero kuri icyo kibazo ndi kubabwira, cyangwa kuri iryo kosa naba narakoraga, cyangwa se nawe udashobora kuba wakora, ndetse nawe uri kundeba cyangwa uri kunyumva dutembera, uri muri Afurika cyangwa ufite umuvandimwe uri hano i Burayi, wumve ko iryo kosa rishobora kuba ryarabaye bitewe n'amarangamutima umuntu yagize. Umuntu arakubwira ati ntugire ikibazo, ibintu bizagenda neza, kuko yagiye i Burayi, birumvikana. Amafaranga uba wumva yuko ahari azagukorera ibitangaza. Akaba ari uwo wemereye imodoka, school fees ye z'abana, kumwitaho buri gihe, kumukura nyine mu buzima bubi. Hano haba bafite za roboti ziri gukata ubwatsi, ngira ngo urayibona nk'iyi. Ariko ukareba ubuzima buba bworoshye ahangaha. Ahantu rero ni akantu k'agaparike baba barakoze. Ubuzima hano barabworoshye, ngira ngo urareba ko bafiteho n'akabuga ka tennis hariya. Hanze nkabereke nimba ari tennis, nimba ari bwoko ki. Hanze nkabereke hano zikaritsiye ukuntu ziba zimeze. Uri kukareba. Twagiye rero mbabwira, ntitwishinge kureba, muragenda mureba, ariko ndi kubabwira. Ni ukuvuga ngo umuntu ukamuhamagara, akaguhamagara ukamubwira ibitangaza, nzakora ibi, nzakora ibi. Ariko uko iminsi igenda ishira, niko ibibazo nawe ugenda ubona bikugora. Amashuri, nawe ubona ko ibintu bitoroshye, amafaranga kuyabona araza agahita agenda, ubuzima bw'inaha buragoye. Kubera ko cyagiye ukihagera hari udufaranga wagendaga ubona duke duke two kwibeshaho na famiye yawe. Ubwo rero ayo mafaranga wayabona, ukumva yuko wayavunja mu manyarwanda cyangwa mu magande, cyangwa aho waba uturuka hose, ukumva yuko ayo mafaranga ari menshi, cyangwa amashiringi cyangwa amadolari, yabaye ikibazo. Watangira kuyakubamo n'ayo mu rugo wavuye, ukavuga ati ibintu kabisa ubu nakize, nabaye umukire. Yesu akaba ari ibikorwa bimwe utangiye gukora, ugafasha abantu, ugahereza abantu. Ariko igihe kiragera abantu bakabigira akamenyero, bagahora bashaka kukuhamagara ari ibibazo bakubwira by'amafaranga. Ibibazo nyine, ibibazo bikaba ibibazo. Rero icyo gihe, igihe kiragera ukareba ukavuga uti se aya mafaranga nzayatanga kugeza ryari? Abantu urabaha amafaranga umunsi ku wundi, ukabaha amafaranga,
ariko abantu ntibashima. Umuntu uramukorera iki ejo akakubwira ngo nkorera iki, ukamukorera iki ejo akakubwira ngo nkorera iki. Hakaba ari n'abo mushwanye, ariko iyo umaze gufata imyanzuro ukavuga uti sinzongera gutanga amafaranga, sinzongera guha umuntu amafaranga, nanjye reka ndebe ibyanteza imbere, icyo gihe abantu bose murangana. Dore akandi karoboti ngaka hano, urabona ko ubuzima barabworoheje, nta muntu ukenewe wo guza gukata ibyatsi kugeza iriya hose, wapi. Ubwo rero bivuze ngo icyo gihe abantu iyo umaze kubivanaho, nk'ubu kibaha amafaranga bitewe nawe na poroje ufite, kuko ujya ukumva ngo umuntu yakoze akantu runaka, yaguze inzu, yaguze ikibanza, ukumva kandi ba bandi uha amafaranga nibo bari kubikubwira ngo ese wowe ngo bimeze bite. Ubwo rero wavuga uti reka nanjye nshake icyo nakora, ba bandi nabo bakubwira ati ikibazo cy'amafaranga ibiki bya nk'uko bamenyereye, wababwira uti nta mafaranga mfite, bikaba ikibazo. Uti watangiye kwirata, watangiye kugira gute. Ariko ikosa rya mbere umuntu adashobora gukora ukigera inahangaha mu gihe waba ushaka kwiteza imbere, gerageza abo muganira bose ntihagire umuntu n'umwe uzajya wemerera ikintu. N'uwo wemereye kugira icyo wakora, umubwire uti nta kintu mfite, ariko ningira icyo mbona nzakubwira. Ntumwemere umubare w'amafaranga, ntumwemerere ikintu runaka ugomba kumuha, ubihezaho aho uboneye ubushobozi umuhe. Uwo muntu nta kizagutanya nawe, uwo muntu azajya aguhamagara aho biri ngombwa, aho bitari ngombwa akureke. Kandi nawe uba ugomba gufata telefone iri ngombwa, iyo ubona udashaka gufata ukayihorera, kuko uko urushaho gufata abantu ku matelefone muvugana, niko urushaho gusanga wagiye kwitega imitego yo gutanga amafaranga. So iryo ni ikosa rya mbere ryambayeho, kandi nawe ntibifuza ko ryakubaho. Nimba unabikora ubihagarike, nta cyiza kibirimo, yaba umuvandimwe yaba inshuti, abo bose ni ibigusubiza inyuma. Kuko ibyo bintu narabikoze umwaka wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, kugeza igihe nabonye ko ibyo nakoze byose nibeshye. Kuko umuntu wese nahaye amafaranga, uwo nafashije wese, aho nahagarikiye gutanga nta n'umwe tukiri inshuti. uri kumva? Wumve aho bya bintu bitari byiza na gato. Abantu bose barakwanga bakakwita umugome, nta n'umuntu n'umwe waba warafashije wanabwira uti rero mfite akantu kanjye naguze hariya nyaruka ujye kukandebera. Arakubwira ngo nta mwanya mfite, cyangwa se ngo nyine nta tike mfite yo kujyayo. Akimara kukubwira gutyo nawe ugomba kwibwiriza. Ubwo urumva uko ibintu biba bimeze. Ariko umuntu utigeze ufasha, umuntu abona ayo mazu ukuntu hameze neza, umuntu utigeze ufasha, umuntu mutabaye inshuti, ukaba wamuhamagara ukamubwira uti runaka mfite akantu, inzu yanjye naguze hariya nyaruka ujye kuyindebera, mfite igikorwa cyanjye abafundi bari kubaka inzu nyaruka umfashe. Umva, aragenda n'umutima umwe, wamuhemba ukamuhemba icyo umuhaye, ukamuhemba icyo umuhembye, ariko mukarangizanya, nta bya bindi ngo inshuti ngo umuvandimwe ibiki. No, rero icyo nicyo kintu nasanze kibi
ikosa rya mbere umuntu akora mu gihe ageze n'ahangaha i Burayi, kwishingikiriza inshuti n'abavandimwe, gufasha cyane ukarenza urugero. Ibyo bintu byose bituma inshuti zikuvaho. Uri kureba y'aho mvuye hariya, ndazenguruka hose, ndazamuka ngera hano. So kuri icyo ngicyo twavugaga rero, nimba wanabikoraga ukaba utarafata umwanzuro ngo uhagarike, ugomba kubireka, kuko ibyo bintu bizakumaraho inshuti, bizakumaraho imiryango, famiye, muzashwana n'ibindi. Ko nababwiye ubushize, deba iyi ni imyanda, ejo baratwara imyanda. Ubu amashashi aba agomba kujya mu mashashi, buriya kiriya kiba cyuzuye agashyira no ku ruhande. Irindi kosa rya kabiri ni irijyanye no kugura umutungo wawe ugashyiramo umuvandimwe cyangwa se umuntu wo muri famiye, inshuti muziranye, ngo nuko muziranye ngo nta kibazo, ngo uramuzi ngo kuva kera. Ibyo bintu ni ikosa rya mbere. Cyangwa se buri kintu cyose ugiye gukora, wabonye hari ukuntu hameze, amazu usanga ariko ntuze ku murongo, yubatse nyine yarateguwe, yarakorewe plan. Cyangwa buri kintu cyose ugiye gukora akaba ari we utuma, akaba ari we mbega ukubwira buri kintu cyose uko gihagaze. Nimba ari ibiciro, akaba ari we ugena igiciro agomba kuguha, nako kukubwira uko ku isoko bigura, amafaranga ukamwoherereza, mbega buri kintu cyose ugashaka yuko ari we ugikora. Ibyo bintu ni ikosa rikomeye cyane, kuko ikizabivamo urangiza ari uko mushwanye, mutakiri inshuti, ibyo wamufashije ari byo byinshi, cyangwa se anaguhombeje ibintu byinshi, ugasanga nta musaruro ubikuyemo, kuruta uko wafata umwanzuro ugakoresha undi muntu w'ahandi. Kuko umuntu w'ahandi we nta kibazo, nubwo mwagirana ikibazo uramwirukana, kandi ntihagire ikindi kibazo cyongera kugira gute kuhaba. Kukaba yaraje akora nk'umukozi, umukoresha, mutaziranye, umuhemba, icyo nacyo ukamenya ngo kigize gite, kirarangiye. Kuko uko urushaho gukorana n'umuntu wa famiye, niko agenda arushaho kugusuzugura. Ibyo ushaka gukora ntabikore nk'uko ubishaka. Simvuze ngo abantu bose ba famiye niko bameze, hari abantu b'inyangamugayo pe, b'inyangamugayo. Reka mbanze mve muri hejuru y'umuhanda, ubundi dukomeze, kuko hari amajwi menshi. Dore hano ndi hejuru y'urutindo, uyu ni umuhanda, na hariya ni umuhanda, imodoka ziraca hejuru. So ndi kujya hariya imbere. So bivuze ngo rero abantu b'inyangamugayo barahari, ariko umuntu wo muri famiye aragenda ibintu akabigira ibye, akaba ari we uba manager, uba ari we yakubeshya, yakubwiza ukuri, ntabyo uri bumenye. Ugasanga ibintu uko bishaka ko bikorwa sikari kubikora. Wamutuma akakubwira nakoze ibi, ugasanga ibintu byawe byose biri gupfa. Rero abantu ba famiye muhendera, murangizanya ari uko byanze, mugashwana. Kimwe n'inshuti nuko bimera, ukabura umuvandimwe wawe, mukaba murashwanye kubera ibintu byawe. Iyo ugize amahirwe ntabwo yabigurisha. Oba ni ikibanza, oba ni inzu uri kubaka, niwe ujya kukugurira amasima, niwe ukora iki,
ariko icyo nakubwira ngo koresha uburyo bwose bushoboka, urebe ngo nimba ugize icyo umutuma, ariko ntabwo umutumye ibintu byose ngo abe ari we ubikora. Ibyo bintu bizagufasha ikintu kinini cyane, kwirinda. Fata umwanya ujye muri Afurika ushake connections, nimba uri kubaka ushaka ahantu uzajya ukura ibikoresho, wenda ujye utuma y'abantu tumugende mukore gutya, ariko abantu batakugiriye mu bintu byose ngo bari bo bagira gute, mbega ari bo bagutekerereza. Icyo kintu kizagufasha. Iryo ni ikosa rindi ntashobora kongera gukora mu gihe nubwo naba ngiye ahandi hantu. Hano ngeze ni mu makampani, hariya ni mu makampani, yose ni amakampani, ntabwo ari mu miturire. Ubu mvuye ahantu h'amazu, aha ni ahantu baba barateguriye inganda cyangwa companies zikora ibintu bitandukanye. Rero ikindi cya gatatu ndi kuvuga ni ibijyanye n'amafaranga. Guha umuntu wabana umubyeyi wawe ngo akubikire amafaranga, ajye yakubikira kuri konte, cyangwa se ngo yakubikire nyine igihe cyose uzagerayo azayaguhe. Ibyo ni ikosa rikomeye rinini cyane. Imodoka biri gutera ivumbi ryinshi. Ahantu rero ni mu rw'amakampani, urahareba. Iryo kosa ryo kubitsa umuntu nimba ari n'inshuti yawe ngo ni ukuyizera 100%, ugafata amafaranga yose ubona ngo uri gushaka kugira ngo akubikira gusevingire, iryo ni ikosa rikomeye, kuko igihe amafaranga azaba amaze kuba menshi, uwo muntu azayakoresha ibye. Usanga igihe cyo kugira ngo ujye kuyakoresha nawe urayakeneye, umubwira ati ya mafaranga yanjye nakubikije nkoreramo ibi n'ibi, nibwo uzamenya ngo icyo nkubwira ni ukuri. Abanyamamashini, abagabo bafite amamashini hano, bafite ibintu by'ibimashini utamenya bikora ibintu bitandukanye. Aha ni amabuye, barahagaraviya kabisa bakahubaka. Ahangaha bashaka kuba bashaka ni inganda zigiye kuzajya zihajya gusa. Urabona ibimodoka iriya, ku bantu bashaka imirimo yo gutwara ibi bimodoka bya tractor, izi modoka zose zikora muri construction cyangwa mu bintu by'inyubako mu mihanda bike, imirimo aba bagabo baba bayifite, kandi bajya bashaka abantu bo hanze kuza gukora imirimo, kuko abakozi bakora imirimo inaha usanga ari bake cyane, ntago baboneka cyane. Abatwazi b'amamodoka y'amamashini usanga ari bake cyane. Si gutwara nk'iyi rukururana, imirimo urayibona. Kururana zaha rero zose ni electronic, ni modern, ziba zikoreshwa n'ikoranabuhanga ubu ngubu. Uraza ugakuraho nk'igigitu rero ukagishyira hasi, imipine ikavaho, ukongera ukagitereka ahandi. Twagiye rero, mfite amakamyo mashyashya. Ni ukuvuga ngo rero uko ibintu bimeze, ntuzakore ikosa ryo kubitsa umubyeyi wawe amafaranga menshi. Muhayo amafaranga, umubitsa amafaranga, uvuga uti aya mafaranga nanabura cyangwa akayakoresha ibyo yakoresha, sinzayababara cyangwa nta kibazo nzamugiraho. Ariko ibyo kuvuga ngo umubikije amafaranga yose ukorera buri munsi, cyangwa umaze imyaka myinshi ukorera, ukayamuhereza ngo nayakubikire, uzasanga yarakoresheje ibye
bibateranye. uri kumva? Iryo ni ikosa utagomba gukora. Shaka uburyo, amakonti arahari, ushobora gufungura konte cyangwa ukanayabika. Uyabike nimba ufite umugambi wo kuzagira igikorwa ukora kigaragara, uyibikire nta kibazo, cyangwa ugende uyakuraho uyabike cash. Ariko muri ibi bihugu byo kuyabika cash nabyo ni ibyo kwitondera, kubera ko mu gihe uzaba ufite amafaranga menshi ntabwo uzayohereza icyarimwe, kandi hari risk nyinshi cyane. Wabonye tutumodoka twa torotoro, izi baranazicuruza, ahangaha barazicuruza. Nimba ukora ufite company ikora muri construction, ahangaha kabisa wahanuma nkaza nkakubariza tumashini tucukura intuze construction, ibintu byose bya construction, imihanda, abakora inyubako, aya yose ni amabulldozer, amamashini kabisa y'imbaraga akora. Amwe abaraya y'amavuta, andi bafite n'ayakoreshwa n'amashanyarazi. Hari hose rero urabona ko bashaka kuzahubaka aho hose. Ikindi kintu cya kane ni ikintu kijyanye no kugera inahangaha. Ntufokasinge ku cyakuzanye ukajya mu bindi bintu, ukajya nimba uri umusore ukajya mu bintu by'abakobwa, ukajya mu nzoga, ukajya mu biyobyabwenge, ukajya mu bintu byinshi. Ibyo bintu bigukura ku murongo ukazabyicuza nyuma, kuko imyaka umara niyo chance uba uri gutakaza, chance uri kuzitakaza umunsi ku wundi. Bivuze ngo rero nimba waje fokasinga, wige, ujye mu ishuri wige. Nimba ari ikintu ushaka kwiga, ushaka gutwara nk'aya makamyo, genda ubyige, bifata igihe gito nk'imyaka 4 ubirangize. Abagabo barubaka aya mashini, urabona ukuntu aba yarakoze ibi. Aya ni amabuye bamena, n'urutare, kuko Norvège ifite amabuye menshi, ubundi bakayarunda, kandi aya yose baba bazayasya bakayakuramo ibi bakoresha umuhanda. Urabona ukuntu baba baratinze n'umuhanda rero, no kuba barawuhereye hasi bawukora, ntabwo uzigera umeneka na rimwe. Bagenda bakuraho ako hejuru gusa, basubiriza bongera bakora. Bivuze ngo rero wa musore we, wa mugabo we, wa mugore, wa mukobwa we, ugomba gufokasinga mu gihe waje muri ibi bihugu, ukamenya ngo icyakuzanye ntabwo ari ukugira gute. Ejo bushobora gucya ukabona usubiye aho waturutse. Rero bivuze ngo ugomba gufokasinga, ukiga icyo ukunda cyangwa ubona wazakora mu buzima bwawe, kuko ibi bihugu bigenda bihindura amategeko umunsi ku wundi. Hako mumbwira, aha hantu murahabona gute wangu? Mu minsi mike aha hantu ndi kubazana, nzaza mpabereke barahashyize inyubako. Aha hose nzaza mpabereke barahasize inyubako, nibwo muzabona muvuge muti koko ubwo bugabo burakora. Wibuke ngo nta gitaka kirimo, aya yose ni amabuye. Nta mabuye hari ahijya, ngira ngo urahareba, ruraro rwose n'urutare bagenda bamena. Cyagende handi wacu usanga n'umusozi akantu gato karabananiye kumena, ngo bakazana abacayina n'abaki, hano barabyikorera. Kandi ibi byose n'aba bana babyiga, ikibibatera nibyo ndi kuvuga, gufokasinga, kwita ku kintu ukakigira icya mbere. Ukavuga uti iki kintu nicyo ngiye kwiga, ntujye muri kiriya ngo ejo wakivuyemo ugiye mu kiriya. Oya, iga ikintu kimwe ukimetirize, urebe ubundi ukuntu amafaranga azizana. Urakorera amafaranga n'andi y'ubuntu. Rero umva, fokasinga, wige ibintu bifate, uve mu biyobyabwenge, uve mu bintu bitakufitiye akamaro,
uve mu muneze, kuko inaha hari ibishuko byinshi cyane ku rubyiruko no ku bantu bakuru, ari nabyo bimwe bizanira abantu bakuru no gutandukana n'abo bazananye bashakanye, ugasanga iyi miryango irahageze ipfuye nabi kubera umuntu atafokasinze cyangwa atafashe inshingano ze ngo yige akurikira ikintu kimwe, akiga kimetereza gifate. Uri kureba aha hantu nk'aha hantu, urabona barakora umuhanda bakagira iki aho amazi azaza anyura. Urabona hano baba barahacukuye bateganya yuko amazi azaza agaca muri ibi bihombo agahinguka iriya. Rero baba bafite purana aba bagabo. Urabona aha ngaha ni kaburimbo, bahateye korasi, hariya hose baracyakora. Mbega bijyanye na drainage cyangwa aho amazi azajya anyura bo babyitaho cyane. Amashanyarazi baba barabanje kunyuza pipes mo hasi zinyuramo insinga, nta nsinga bapfa gucisha hejuru, zose zigomba kunyura mu butaka. Hanyuma izitwara umuriro zikaba arizo zica hehe, zica hejuru, naho izizana umuriro mu matara muki zose zigomba kunyuramo hasi, naho izitwara umuriro mwinshi ziwugemura mu gice runaka nizo zigomba kunyura hejuru zonyine. Abanyamabuye yose barayasya bakayamena bakayagira intuza bakayatinda, kuko imashini barazifite. Icyo tubura iwacu rero ni imashini, ariko kampani zikora ibintu bijyanye na construction zose ziba zigomba kugira iki, kugura amamashini agezweho. Ikindi rero nababwira, gukoresha amafaranga neza. Abantu benshi iyo tugeze inaha dukoresha amafaranga nabi, kubera ko ari ubwa mbere dukoresheje interineti cyangwa se tubonye amafaranga, umuntu amafaranga akayakoresha nayo. Wabonye amamashini hano ibikoresho, abagabo bafite ibikoresho byo gukoresha muri aka kazi, baba bariteguye kabisa buri kintu cyose. Uyu nguyu afite ibyuma byo gukodesha bigendanye n'ibikwa, cyangwa se navuga ngo ni igikwa, bya bindi bahagararaho bari gukora nk'amazu nyine bazamukiraho mataje, ibyo gukoresha concrete, gutera za sirabu n'ibiki byose. Ibi byose nibyo umugabo rero warabikodesha tu. Akazi ke ni ukubikodesha, akodesha ibi byuma birebire nk'abubaka amataje. Urabona ukuntu abagabo bafite amafaranga, barabikodesha amamashini y'abantu. Ni ibintu nawe ureba ukumva uragize. No kugurisha baragurisha, bafite ibishyashya bagurisha ku bantu bubaka, bafite amakampani yubaka akomeye. Ubwo rero ikintu ndi kuvuga, management y'amafaranga. Urabona umushahara ariko ukwezi kutarashira ntumenya naho aciye. Gusa ibyo ni systeme y'inaha, ntabwo ari ukuvuga ngo umuntu ku giti cye ngo niwe kibazo, ariko nanone umuntu ku giti cye hari igihe aba ari we kibazo. Abanya bya byuma navugaga bagurisha, ibyo byose barabigurisha kuko bazi no kubyubaka. Ibyo byose mashini zimena urutare, dore ngiri reka nze nyizumige urebe izo zirazimena urutare ahantu hose hakomeye, zirahasa. Ubwo rero ugasanga uburyo dukoreshamo amafaranga nicyo kibazo. Uburyo dukoresha amafaranga ni ikibazo cyane. Usanga umuntu ari kugura ibintu kuri interineti bidafite agaciro, hari abasikaminga, ugagura imyenda, ukagura icyo ukagura, ukibona amafaranga ukajya mu tuntu nk'utwo. Mbega ugasanga amafaranga yose ahise agira gute, amafaranga yose ahise ashira ako kanya.
ibyo nabyo ni ikibazo gikomeye. Wikanga amafaranga yashize ukwezi kukiri hagati kubera wishyuye n'amafagitire, cyangwa ugasanga amwe nayo ntayo wagize gute, nta nayo wishyuye, bikaba ikibazo. Ugatangira kwicuza cyangwa kwiguza, kuko inaha ni n'ikibazo cyo kwiguza. Ntabwo wapfa kubona umuntu ukuguriza amafaranga, wapi. Ugatangira guhorana ubukene, kujya mu madeni, kwiguza za credit card, mbega ugasanga ubuzima bwawe bwose bugiye kubaho mu madeni. Ibyo rero ni ikibazo ushobora kwicuza, cyangwa se n'ikintu ushobora gukora inaha kwicuza, kuko ufata credit card ya mbere ukayimaraho amafaranga buri kwezi, bakohereza nyine ngo usubizeho amafaranga wakoresheje, ukongera ugafata nk'indi nk'ahandi. Hari amakampani, hari n'abagenda bazinyuzamo bakwingingira kuzifata. Iyo ukimara kuyifata rero, ibyo byose, kuko uri gukoresha amafaranga atari ayawe, amafaranga utarakorera, ukimara kuyafata umenye ngo ubwo igihe cyawe kigize gute, cy'ubukene kiratangiye. Nta gihe na kimwe uzigera ufata ifaranga ngo uribike mu mufuka uzi yuko amafaranga uri gukoresha atagize gute, atari ayawe. Ntuzajya gusaba ideni wenda ry'ikintu runaka ngo bakiguhe, waba n'inzu, waba ni telefone, bakireba ugifite amadeni ya credit. Mbega credit, uri umuntu utuye muri ibi bihugu uba ugomba kuyirinda. Abandi bakoresha na credit gusunikira abantu bo mu gusunika amafaranga gukora ibikorwa byabo, ariko bakananirwa kuyishyura inaha, cyangwa gutegamo itike y'indege. Ayo ni amakosa rero utagomba kugira gute gukora, kuko nanjye ibyo bya credit narabifashe, nigeze kuyafata, ariko ni ikibazo gikomeye cyane. Ntakifuza yuko n'undi muntu wese yagira gute, yakora. Hano urareba hari umuntu uri kwiyogereza imodoka ya Turayera, uvuga ngo ibintu byose naho barabyikorera. Izi nizo bita za biodigester, cyangwa se zikora nka septic tank, niko mbitekereza. Urumva, bivuze ngo ikintu cyo kumanaginga amafaranga ni ikintu cyo kwitondera cyane. So guys, reka mbareke. Nimba utarakora subscribe, ukore subscribe, maze dukomeze tujye tugenda twiganirira, tumenya ibintu bitandukanye by'inaha ngaha. Ndetse hari ikibazo ufite wambaza cy'ikintu ushaka kumenya ubuzima bw'inaha uko bumeze, muri n'ibindi byose waba wifuza ko twaganira cyangwa wasobanukirwa, twabiganiraho ukambwira tu. Rero video y'uyu munsi reka nyihagarikira aha ngaha. Bye bye.